naomba tu usaidizi nirudishwe kwetu. Ndabinginze cyane nyabuneka nimumfashe munsubize iwacu. Bambwiye ko ejo bazankura hano kandi sinzi aho bashaka kunjyana. Nimurebe ukomeza ubu ntabwo nshobora guhagarara kugenda cyangwa se gukora ikintu na kimwe. Wari umukoresha wanjye w'umwarabu yanjugunye hasi nturutse ku igorofa rya kabiri ngo hasi. Yibwiraga ko napfuye. Ubu urutirigongo rwanjye rwangiritse bikomeye. Ndabasabye nimundokore nimumfashe mbone ubutabazi. Nkuko mubibona muri iyi video merewe nabi cyane. Nshobora gupfa isaha yose uhereye ubu. Freely as the family of Mary Wanjiru reunited with her months after being hospitalized. Tariki ya 17 Nyakanga mu 2021 nibwo iyi video yasakaye ku mbuga nkoranyambaga. Aya ni amagambo Mary umubyeyi ukomoka muri Kenya ubwe yivugiye atabaza asaba ubufasha kandi avuga ko yaterewe hasi n'umukoresha wo muri Arabia Saudite amukuye ku igorofa rya kabiri ariko akarokoka kandi akajyanwa kwa muganga n'abagira neza. Uyu munsi kandi Mary agiye gushyira hanze ukuri kose ku buzima bwo kuba umukozi wo mu rugo muri Arabia Saudite. Iyi nkuru iteye agahinda. Iyi nkuru ni isomo rikomeye ku bantu benshi. Nitwa Mary, navukiye muri Kenya. Niho nize amashuri kugeza mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Ngize mu mwaka wa 3 nahise mbagarika ishuri kore ibibazo by'amikoro mu muryango wacu wari urimo. Natangiye gukora imirimo ivunanye, nkorera mu ngo nk'umukozi wo mu rugo mu nkengero za Nakuru muri Kenya. Nyuma y'igihe ngeze mu kigero cy'ubukure nahisemo gushaka amahirwe meza kurushaho. Icyo gihe nakoreraga i Nairobi. Inshuti yanjye yakoreraga mu bigo byo mu Barabo yampaye igitekerezo. Imbaza niba niteguye kujya gukorerayo nk'umukozi wo mu rugo. Ntago nigeze ntekereza kabiri, nahise ko mbyemera. Yahise ampa nimero z'umu agent wagombaga kuntegurira urugendo n'ibyangombwa byose byari bikeneye kugira ngo njyeyo nkore. Amatike y'indege n'ibindi byose by'urugendo byari byishyuwe. Mary akimara kwerekeza muri Arabia Saudite, urugendo rwe rwatangiye rusa n'urufite icyizere n'amahirwe menshi, ariko siko byari bimeze. Avuga ko byamusabye kwifashisha impapuro z'indangamuntu z'umubyeyi zahimbwe, abifashwemo n'inshuti yo kugira ngo abone uko ahabwa amahirwe yo kujyayo. Panda ndege kanifikisha Qatar, nikashuka Qatar, nikaenda tukafika Riyadh. Urugendo rugana i Riyadh rwagenze neza nta kibazo, kandi ageze ku kibuga cy'indege ibintu byasaga n'ibituje kandi biteguye neza. Ku kibuga cy'indege umugabo ari umuterankunga we cyangwa se sponsor yaramwakiriye. Yahise akamujyana ahantu hateganyijwe ku mpera z'umujyi. Ibintu byose byakorwaga vuba kandi neza. Icyo gihe byasaga n'ibiri kugenda nk'uko byari byateguwe. Yumvaga atuje ariko atazi ko ibigeragezo bikomeye byari bikiri imbere. Mary akigera aho yagombaga gukora yahise atangira kumva ibintu bitameze neza. Bamujyanye mu cyumba yagombaga kubamo maze ibintu bikomeza kumutera ubwoba. Kuko akinjira muri icyo cyumba yasanze imyenda y'umukozi wahabanje isandaje hasi, yewe haba n'inkweto. Muri make icyumba cyari akavuyo. Yatangiye kwibaza ukuntu umukozi yagenda agasiga ibintu bye bisandaje uko bimeze. Gusa ibyo byose yarabyirengagije. Nyuma amwereka azajya akorera ndetse n'imirimo azajya akora. Sasa nilale, sijui usiku sasa nilale. Mu ijoro ntibyari byoroshye gusinzira nyuma y'urugendo rurerure. Gusa cya cyumba nari ndimo uretse kuba cyarimo akavuyo kenshi, cyari kirimo n'umuntu kudasanzwe. Ariko nabyo sinabyitayeho kuko natekerezaga ko ari umuntu kuri guturuka mu bwerero bw'icyumba. Byansabye guhindura uko nari ndyamye, bituma mpindura no ku matera yari imeze. Muri icyo gikorwa nabonye amaraso kuri matera zari ziri munsi yari aryamyeho. Ibyo byanteye kwibaza byinshi, ariko nibisha ko atari mu mwanya wo kubibaza abakoresha banjye. Mu gitondo gikurikiyeho nabyutse saa 2 za mu gitondo ntangira akazi nk'uko nari nabibwiwe mbere. Umurimo wa mbere wari ugusukura inzu, hanyuma ngasubira kwiyuhagira ngakomeza indi mirimo yo mu nzu. Nyuma ya saa 6 nyir'urugo w'umugore yansabye kujyana nawe gusukura icyumba cye. Gusa mu gihe nasukura bampaye isakoshi y'imyenda, nyifunguye mbonamo igitambaro kinuka cyane. Gusa nabyo ntabwo nabyitayeho. Gukora isuku byarakomeje muri icyo cyumba. Mary yakomeje kubona ibintu byinshi mu cyumba yararagamo bikamutera ubwoba. Nyuma yaho yahamagaye mubyara we nawe wakoreraga mu bihugu by'Abarabu, amubwira ibintu byose biteye ubwoba yabonaga mu cyumba yararagamo. Sasa hapo ndio walifikia wakabadilisha. Hashize igihe imyitwarire y'abo babosi yatangiye guhinduka, kandi ibintu byarushijeho gukomera. Natangiye kubona ibintu bidasanzwe. Nibuka igihe nari ndi gukina n'umwana wabo muto, karangiza tukaza kunyura hafi y'icyumba kijimye cyane kirimo buje zitukura. Uwo mwana yahise atangira kurira yerekana icyo cyumba, anavuga ko harimo zombi.
Umunsi umwe bansabye gusukura inkweto, maze umukobwa wa nyiri urugo azana n'inkweto ze ngo zisukurwe. Igihe yambonaga ntitira kubera ubwoba, nagerageje kubihisha kuko ntifuzaga ko bamenya ko hari ikintu kidasanzwe nabonye. Icyo nabonye cyari giteye ubwoba cyane. Icyumba kiri hafi y'ubwiherero cyari kijimye cyane pe, harimo buje zicanye ku buryo byagaragaraga urebeye hanze. Inzu yahoraga isa n'iyuzuye akajagari. Gusa umunsi umwe nabonye ikintu kidasanzwe. Mirakomeza atubwira ko yararaga yumva amagambo yose yajyaga yumva avugirwa mu nzu. Yavuze ko yumvise umukobwa abwira nyina ko Mira afite ubwoba kuko azi ko bazamwica. Ibyo byamuteye ubwoba cyane. Ahamagara n'inshuti ze zakoreragayo, ariko byari byaratinze. Senyo mzee alinipanda, alinipata nje. Ahari kuwa gatanu sinabashije kurara muri iyo nzu kubera ubwoba. Nahisemo kurara hanze aho numvaga mfite umutekano ugereranyije. Numvaga hari ikintu kibi cyari kiri gututumba muri njye. Ariko mu gitondo cyakurikiyeho, boss wanjye wari umugabo yantegetse gusubira mu nzu ku gahato. Yaramfasha akoresheje imbaraga, agerageza kunjyana mu nzu. Nararwanye ngerageza kumwikura, ariko yarankubye imbaraga. Mu burakari bwinshi yarankuruye anjugunya hasi, mva ku igorofa rya kabiri ngwa hasi ku iduka ryari hafi aho. Yahise asubira mu nzu azi ko napfuye, ariko urutirigongo rwanjye rwaracitse n'amaguru yavunaguritse, ariko nari ngihumeka. Nagiye nikurura nerekeza ku gipangu cyari hafi aho, nkubita ku rukuta rw'umuturanyi nsaba ubufasha. Mary yakomeje gutaka cyane atabaza, maze abaturanyi baraza. Babonye uko ameze bahamagara polisi. Polisi yahise izanye n'imodoka itwara indembe, bamujyana kwa muganga. Nikakuja na ambulance. Najyanye kwa muganga mu gihe imvururu zari zose, ariko icyo gihe habaye ikintu kirenze kuba kibi. Polisi yagombaga kundinda, ariko munsi yarambindutse. Aho kumfasha banyambika amapingu mu maboko ndyamye ku gitanda. Bafatiriye telefone yanjye nayo barayijyana. Nahise numvise indangiriyeho kuko nta numwe wo kumfasha nari mfite. Nyuma haje abaganga, amapingu baje bayankuraho, ariko ibintu byarushijeho gukomeza kuba bibi. Nari ndyamye aho ntashobora no kugenda. Abaganga batangira kumvura. Polisi yahise itanga itegeko ry'uko batagomba kumvura. Umugongo wanjye wari warangiritse bikomeye. Nyuma yaho hinjiye umuganga afite telefone, anyereka amafoto ya X-ray yafashwe mbere bari kunsuzuma. Byari ngombwa ko nkorera operasiyo, ariko nari mfite ubwoba bwo kuyemera kubera amategeko yari yatanzwe n'umupolisi. Gusa nyuma narabyemeye, kandi operasiyo yagenze neza. Mu gihe nari ndyamye aho ntacyo nshoboye, umurwayi w'umunyasaudite wari urwariye iruhande rwanjye yamenye ko hari ibintu bitari kugenda neza kuri njye. Mwibanga yafashe amashusho yanjye asaba ko nayohereza ku bakunzi banjye kugira ngo bamenye ibiri kumbaho, kuko nari ndi mu bihe bikomeye cyane. Nahise kumbyemera. Baje kumenya ko ndi kwa muganga bidatinze. Mu agent wampaye akazi kandi wantegure kujya muri icyo gihugu yamenye aho ndi, ariko umunezero wanjye ntiwatinze. Hari undi mu agent waje ambwira ko ngomba gusinya impapuro zimwe na zimwe ngo hategurwe gutaha kwanjye. Izo mpapuro zari mu rurimi rw'icyarabu, nta nubwo nari ngisobanukiwe. Mu bihe by'akaga nari ndimo narasinye ntazuyaje, tekereza ko ari inzira yo gusubira iwacu. Nyuma nibwo namenye ukuri ko izo mpapuro zitari zo gutaha. Nyuma umu agent yamfashije kujya mu nkiko, akajya kumburanira ndi no mu bitaro, ariko nyuma baje guhagarika ikirego cyanjye kandi bagitesha agaciro. Nyuma yo gukuraho ikirego bazaniye impapuro zanjye n'ibintu byanjye, bandegurira gutaha. Abantu bari bari mu gihugu bari bamaze kumenyeshwa ibyambayeho, bababwira ko ngiye gutaha nk'uko byari byagenze mbere. Byose byarateguwe. Umunsi ugeze banshyira mu kagare, njya ku kibuga cy'indege nsubira muri Kenya. Nubwo ntari nshoboye kugenda, ariko byibura sinari napfuye. Mama n'inshuti zanjye zimwe baje kundeba ku kibuga cy'indege. Aha numvishe ntuje kandi mfite umutekano. Hashize iminsi mike ngeze iwacu, banjyanye kwa muganga kuko umubiri wanjye wari warabyimbye wose. Naravuwe, ariko ubumuga nkomeza kubugira kugeza n'ubu, kuko umugongo wanjye wararakomeretse bikomeye, ndetse bigira n'ingaruka ku mikorere yanjye, by'umwihariko nyuma yo kongera kujyanwa kwa muganga ndetse no gukorerwa indi operasiyo. Mama yansubije mu rugo, ariko sinari nzi ibindi bintegereje kubera ko yari mama. Nari niteze kumubonamo urukundo, ariko ibyo byari inzozi zitari hafi guhabwa ishingiro kuko yarantereranye. Nyuma yo guca mu byago byinshi no kubura unyitaho uko bikwiye, nahamagaye mushiki wanjye wabaga mu mujyi. Mushiki wanjye ntiyazuyaje kuza kuntabara, azana n'umuganga batangira gukomeza kumvura. Igihe mushiki wanjye yari agiye kugenda, namusabye ko yanjyaniwe kuko kwa mama nari ndi kubabara cyane. Iwabo byari amahoro, ubuzima bugenda neza. Rimwe na rimwe hari abagira neza bazaga kudufasha, baduha ibikenewe by'ibanze.
hari umuntu wadufashije kwimukira ahantu heza kurushaho. Gusa ibyo byose byaje guhinduka igihe nta wundi muntu wari ugikomeza kudufasha, ndetse ibintu bitangira kongera kuba bibi. Mbere yo kujya muri Arabia Saudite nari narasize abana banjye 3 kwa nyogokuru. Gusa nyogokuru nawe yaje kubanzanira kandi yarazi ko ntacyo nshoboye. Namubwiye ko nzabashyira mu miryango ibarera adoption cyangwa se bakihangira ubuzima ku mihanda. Maze kuvuga ibyo yahise abasubizayo. Aho hantu nabaga naje kwagirira agahinda gakabije ku buryo nashatse no kwiyahura, shaka kwiyambura ubuzima. Nyuma yo kugerageza kwiyahura bikanga, nahisemo gusubira kwa mama. Nasabye mushiki wanjye kongera kuntwara akanjyana kwa mama, ariko yarabyanze. Nuko ntangira kwitwara mu kagare k'abafite ubumuga. Uru rugendo njya kwa mama, kubw'amahirwe nahuye n'abantu ntarinzi, baramfasha, barantwaye bangeza mu rugo amahoro. Nagezeyo gusa nta numwe waje kunyakira cyangwa kunsuhuza, ariko nabifashe nk'ibyoroshye ndabyihorera. Hashize iminsi imfura yanjye yaraje, yari yarirukanye kwa nyogokuru. Ibyo nabyo byiyongereye ku bubabare, kuko nanjye nari ndi mu bihe bikomeye, ndetse n'umwana wanjye ariko bimeze. Ibyo ntibyanyuze. Nahamagaye inshuti nyisaba ko yamfasha gushaka inzu iciriritse yo gukodesha. Yarayibonye, ariko nta bintu twari dufite byo gutangirana ubuzima. Byasabaga gutangira bundi bushya, nubwo nta mugambi nari mfite wo kubikora. Tumaze kwimuka natangiye gusabiriza mu mihanda nifashishije umukobwa wanjye. Agenda avuga ko kubona icyo kurya bigoye cyane. Kugeza n'ubu dutunzwe n'ubufasha bw'abagira neza. Yewe ndetse n'ahantu hose nagiye ntangiye inkuru yanjye, abagiye bayireba bose bagiye bampamagara bakadufasha. Turabishimira cyane. Inkuru ya Mary ni inkuru iteye agahinda. Sangiza inkuru hose kugira ngo abantu bumve ubuhamya bwa Mary. Nyuma yo kumva inkuru ya Mary ikwigishije iki? Mwakoze kudukurikira. Iyi ni Voice of Time TV. Ibuka gukanda subscribe. Njye Nyita Wakanda. Ndabashimiye.